ugende ujugunye. Sinkubwiye ngo wambare byarumbiya ngo wicupize ngo ugende wira, ariko ambara ikintu wumva nawe kigwesheje cyo uko wacyambara mu rusengero ube wanacyambara no hanze, uko wacyambara hanze uze no mu rusengero udafite ubwoba. Wahise mu ngo ibyo mu rusengero n'ibindi byo hanze. Aya masura abiri y'abarokore wayaretse. Ufite ikanzu wambara uje hano ukajya niyo wambara uri hanze. Iyo wambara uri hanze nimba utayambara uri hano ukaba ufite yo wambara hano bari yo wambara hanze. Hari ikintu abantu bavuze ngo dufite umwenda tujyana mu rusengero n'uwo tutajyana mu rusengero. Yesu ashimwe. Ubwo nimba afite umwenda nazana mu rusengero n'uwo nazana mu rusengero, ubwo uwo nazana mu rusengero ufite ikibazo. Siko bimeze ra? Ufite ikibazo mu ruko ndagira ngo tugendane twumvikane. Nimba mfite ukuntu nambara mu rusengero nkaba mfite ukuntu nambara hanze, mfite ikibazo. Ntabwo urakizwe ukeneye kubohora mu bintu birimo birandiza ngiye mu gusenga kwande. Abantu nibazi uwo bakorera baramuvuga ku munwa gusa. Ubuhamya gatoya, nkora nshaka umugore, twakoze umurenge turabana. Haleluya. Ubwo bukwe nibwemewe mu maso y'Imana, kandi si buha agaciro, ariko ijuru niribuha agaciro. Wenda ni security ariko ntago bwera. Mariage civile mamagara umushumba na mwanda shaka tuzahure tuganire muhe igitekerezo uko mbyumva uko nabikora, tukajya tubusana ngo nanjye ndagushaka nanjye ndagushaka. Nizo namwati njye hari icyo ngushakira kanyikubwire. Namwe rero Imana iri kumata gukora ubukwe, ndashaka kuva mu cyaha nkagira kwera kuzuye. Wansezeranya kandi ngewe nta reception nzakora. Ni nabwo bukwe nakoze. Nshaka kumva icyo nashakaga. Arambwa ati nanjye nicyo nashakaga kugira ngo numve ko wabyemera. Kuko uba mu bukwe umaze imyaka myinshi ngiye nkora ibintu bijyanye n'ubukwe, kugira ngo twatoranyije abantu bazaza kukwigisha ngo wemere ko wakora. Ati pastor atuye ngo tukure mu rusengero ati umukora hamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Tugeze mu rusengero twabikoze ku cyumweru, nta nubwo baduhaye umunsi wihariye. Dufata impeta, arabwira ati uyu munsi dufite abageni turasezeranya abantu. Abantu bose ati bari hese, bashaka bambaye amakanzu y'imyeru barababura. Ubukwe bwemeye Imana ivuga si reception biramukora. Yesu ashimwe. Babona ngo rugaba haguruka na madamu turahaguruka tujya imbere, aradusezeranya twambikana impeta turataha. Tunatasha ntabwo twagiye kwiyakira n'ahantu ngo ngire icyo mugura nk'umuguranye, kandi sinari mucyo namugurira. Twagiye kwisurira mu cyecuru, sinanamubwiye ngo ndi busezerane, naramwihoreye. Abantu barandeba bari baza ibiki byabaye. Ndyamye nijoro Mwuka Wera aramanuka mu rugo rwanjye. N'ubwa mbere wari wapfumbata umugore ugatera haleluya akagira ngo basase. Iyo reception rero nyifitiye amatsiko pastor uzatanga. Zakora reception ko unarasezeranye ngewe nta kibazo mfite. Ubu ngewe mpfuye urubanza ruje mu bantu bishingiye ico cyaha naragitsinze. Haleluya. Kandi data aranezerewe. Kuki byacu bidacamo, ariko twahagurwa hano tukaririmba hejuru y'abami tugakata tukayivuga ku buryo umuntu yumva nawe atangarira Imana yacu, ariko yatugenzura yatureba akatubonana ibibazo. Ikibazo kiri nta kintu mwumvamo. Dore abandi batazabona Imana nabwiye mu gitondo. Ubu hano mu nzu y'Imana ngo dufitemo abantu b'impunzi, dufitemo abana, dufitemo n'impunzi. Impunzi ni bande? Ni abantu bicanga kuko bamenye ko kwa Yesu bigenda bakaza biruka. Bakaza badashaka izina rya Kristo, badashaka Imana, bashaka mu kuboko kw'Imana bakazasubira mu gihugu cy'iwabo. Reka mbabwire ikintu kimwe Umwuka yambwiye. umukora hamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Ntakirusha Imana amaboko, ntakirusha Imana imbaraga,
niyo yaba ari imibabaro cyangwa se biteye ubwoba ugutabara umukwe arahamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni w'akabari cyangwa se biteye ubwoba ugutabara kw'Imana yacu kurabisuba umukwe arahamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni w'akabari niyo yaba ari imibabaro cyangwa se biteye ubwoba ugutabara kw'Imana yacu kurabisumba niyo yaba ari imibabaro cyangwa se biteye ubwoba ugutabara kw'Imana yacu kurabisumba ugutabara kw'Imana yacu kurabisumba Mana tuguhaye icyubahiro izina ryawe nirishimwe izina ryawe niryubahwe ubwami bwawe buze ubwami bwawe busingizwe iteka ryose waratubwiye ngo hahirwa ababa mu nzu yawe babasha kugushima ubudasiba iyi si dutuye itwereka benshi bahiriwe tubwirwa benshi bahiriwe ariko we wavuze ko abahirwa ari ababa mu nzu yawe babasha kugushima ubudasiba turagushimire ko natwe duhiriwe no kuba mu nzu yawe no guhagarara imbere y'ubwoko bwawe izina ryawe nirishimwe haleluya uri mwiza Yesu amen reka dukomere Imana amashyi Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Wanyikirije ko ntacyo bitwaye. Hallelujah. Hallelujah. Imana ishimwe. Kuba mu nzu y'Imana sigaye mbifata nk'ikintu gikomeye cy'agaciro mu buzima bwanjye. Kuko nzi bya none by'ejo ntago mbizi. Birashoboka ko nava hano ngataha cyangwa nkagenda ejo ngewe cyangwa wowe. Ariko ntaba mvuye heza kuba mu nzu y'Imana. Abantu bamwe babifashe nk'akamenyero ariko aha hantu harakomeye. Haleluya. Tujye tuhubaha tuhakunda. Mu nzu y'Imana harakomeye. Karendi mu rugo mu gitondo ndi gusenga pastor
nicaye imbere ku gitanda ndi gusenga numva ijwi rimbwiye ngo ndi kuvuga ibintu Imana yambwiye ngo nigera hano nze kubanza nkubwire ngo Imana iguha abana ikwima abantu uranyumva pastor Imana iguha abana ikurinda abantu iguha abana ubu abantu bose bari hano n'abantu bose ufite mw'abana buri kikwereka ko ufite mw'abana buri ushingiye wenda n'inshuro ufite aho wavuye ukaza hano abana ntago batase ariko abantu baragenda buri hari n'ibintu watubwiye abana twumva abantu batumva niyo mpamvu rero sinike bagura hari igihe mvuga ati abana baranyumva n'abantu banyumve kazi yako Imana duhe iguha abana ubu no mu baririmbyi n'ahandi hose habamo abantu habamo n'abana gukorera uyu mugabo birakomeye yatwigishije neza atubwira umwana siko banadufata ngo rubanda rwose n'urw'umwana ntazi uko twavutse nta natuzi ariko twitirirwa kandi disa n'igihe apfa akadusiga kandi twitwa ngo turabe umwana cyangwa bakamutera kudeta yajyaga twitira ngo abaturage bose n'abanye ejo haza undi umurenze yamukura ku ngoma nawe agahinduka rubanda akitwa rubanda rw'umwami ariko Imana yacu nta muntu wayigambanira nta muntu wayikura ku ngoma nta muntu wayimura ariko namwe mubyibaze ngo rubanda rwose n'urw'umwami akadutegeka akakwimura ku musozi uko yumva kera sinzi nimba byabaye ngo n'igihe yarebaga n'umugore akakubwira ati we nibagira hano babe bakujyanye kandi na Dawidi yarabikoze afata umugabo abandi amushyira imbere ngo apfe vuba biturutse kuki ku mugore we Yesu ashimwe ariko uwo mwami bwaca mu gitondo tukabona baramukurura mu muhanda ako dufite Imana ikomeye haleluya ndashaka ko tuvuga Imana tuzi nitunasenga tumenye noneho ibintu bitaratungana tuze kureba impamvu mu bintu birimo birandiza ngiye mu gusenga kwanjye ndimo ndababazwa cyane n'iby'Imana ishakaho kuruta ibintu ushaka ku Mana sinzirimo munyumvisha kubera ko nicyo kintu ibintu ushaka ku Mana biroroshye ariko ibyo ishakayo bihetse ibintu byinshi kandi abantu ntibazi uwo bakorera baramuvuga ku munwa gusa nimba umuntu ajya ahantu abanyarwanda bagira umuco mwiza wo kugabirana umuntu akabyina utamuzi utazi inkomoko ye utazi ahantu avuka ukishima gusa batishanga uhaye inka uzi umuntu uguhaye inka abantu batunze inka barabizi kwikura inka ukayiha umuntu ntabwo ubonetse wese kuko umuntu abyinnye aciye umugara aririmbye ukavuga ati nguhaye inka bivuga ngo hari ahantu yagukoze nimba wanejeje umuntu Imana nitakwishima ngo ikugabire ariko tugeze ku kigero rimwe na rimwe umuntu aza kuririmba hano cyangwa agacuranga hano cyangwa kuvuga ubutumwa hano akabanza kwishyuza umuntu murabizi rega uzi ikibazo aravuga Imana ku munwa ariko ntayazi mbaye nzi Imana ntabwo naririmba ngo pastor 50 kugira ngo magarare hano mbaye nzi Imana ngiye kuvuga iri hejuru y'abami iri hejuru y'abatware iri hejuru kwa kundi tubirimba mbaye nyizi ntabwo wamibuhumbisha nago nza kuguhanurira mbaye nzi Imana itari yo mu kuvuga ku munwa mbaye nzi Imana sinabikora Bwana Yesu asifiwe ngo kugira ngo birashoboka yenda kudafite akazi si byo se wenda kugira ngo uzakubona tike biragoye bayiguhe ituruka nimba ari Kimironko niba gw'igihumbi retura ikindi 2 ni tike nugira umugisha wate ariko hari cyo nagufasha birahagije ariko wishyiraho igiciro cyawe kugira ngo ukorere Imana ibihembo uri kubibona nta nibindi uzabona wishyiraho niho nibaza iyo Mana uri kuvuga urayizi cyangwa iri ku munwa Imana ishimwe urayizi cyangwa iri ku munwa simvugisha ukuri uko abantu banyoberwa ngo kugira ngo nze bigende gutya munyishyure gutya
hari natabikora akabinyuza ngo ningo namatike mumbwire tike nge ntuye Gikondo itike yamvana Gikondo inzana hano mu gihe ntaragira imodoka yanjye moto ni kabyinshi cy'atanu bitatu ndayafite sinjya no kuyaka nana yabuze nabaka bitatu mu ntege nabuze tike ibumbi 30 mwaka cyangwa 20 ni taxi voiture ijya gutega ahubwo kuko nyine abantu bazanye ubwenge ubwo mbinyujije mu cyitwa itike ariko nyeneye iki mukorera Imana tukorera Imana izwi tuvuga ngiri hejuru nimbiri hejuru y'abatwara nagukweye ukamemba data we urampemba iki pastor wampemba iki nimba Imana iri hejuru y'abatware mushumba wa miki ko nabimenye ko iri hejuru y'abatware reka nyikorere nishakashaka inezeze ntacyo wamemba ntacyo wanyishura ngo ndirimbe mbe hano ngo uzamemba wamemba iki se ese ngize ibyagaje ugapfa hakabura undi umamagara nzahembwa nande kuri umuntu nahembwa nande mureke dukorera Imana abavandimwe mureke dushaka Imana by'ukuri uyu mwuka uve mu bantu mu izina rya Yesu uve mu bantu kwamagara umuntu mugaciririkanya nk'ari ihene kandi yazanga Imana ishobora byose Imana irakomeye tuve ku Mana y'akanwa tuvuga Imana data ishobora byose iyo ni Imana y'akanwa abantu bavuga na ya yindi babahungu bigeze kwa ngo turabirukana mu izina rya yindi Paulo na Petero bavuga niyo bavuga nyine we ntayuzi Imana ishimwe tukorera Imana shumbu wigishije neza ngewe ndafashwa Imana guha umugisha byatumye nongera kugukunda birushijeho tubuza abantu bavugisha ukuri mu gihe cya none cyagunda kubwira abantu ngo ikinyere ku muntu nkunda ni umuntu umbwira defo yanjye kuruta umuntu umbwira ibyiza byanjye biba binyereka kuri inshuti yanjye iyo umbwiye akantu katagenda ngukora mu ntoki guhora undaturinda yarya ni wumva umuntu akubwira akantu wibabara shima Imana Yesu ashimwe harya nabibwiye ubwo sinzi uko naje nitwa Rugaba Emmanuel ndi umugabo wubatse nganya abana nuriya mugabo nanye mfite 3 n'umugore rero ngenda ndashaka Yesu ari ikintu nayishuriwe niba ushaka Imana ikuvugana nawe hari yuza mu rusengero hano ukamba hari ikintu abantu baze ngo dufite umwenda tujyana mu rusengero n'uwo tutajyana mu rusengero Yesu ashimwe ubwo nima afite umwenda nazana mu rusengero n'uwo nazana mu rusengero ubwo uwo nazana mu rusengero ufite ikibazo siko bimezera ufite ikibazo mu rukwe ndagira ngo tugendane twumvikane nima afite ukuntu nambara mu rusengero nkaba mfite ukuntu nambara hanze mfite ikibazo ntabwo urakizwe ukeneye kubohoka ufite ikanzu wambara uje hano ukajya niyo wambara uri hanze iyo wambara uri hanze nimba utayambara uri hano ukaba ufite iyo wambara hano bari iyo wambara hanze aya masura abiri y'abarokore wayaretse kurya umuntu akureba mu nzira uriya ninde se ni umwe twabonaga ku rusengero ku cyumweru cyangwa ariko menya atari we Yesu ashimwe nimureke Kristo adufate atugira uko ashaka apana uko dushaka nimba nawe ujya kwambara umwambaro ukagutera isoni ko wawuzana mu nzu y'Imana rega ntabwo wambika urusengero ni wowe rusengero rwambaye nujya kwambara nihangane Yesu ashimwe iyambike byiza nyine nk'umuntu ugiye mu rusengero ibyo ubona bituma Imana iko ati yambaye neza n'abana ngo yambaye neza byambare no hanze nibwo uzaba wambaye neza wahisemo ngo ibyo mu rusengero n'ibindi byo hanze cyo vuga muri kucyumva mureke duhinduke tuba abantu beza isashimwe ahantu muhubahe ugende ujugunye sinkubwiye ngo wambare byarumbya ngo wicupize ngo ugende wira ariko ambara ikintu wumva nawe kigwesheje uko wacyambara mu rusengero ube wanacyambara no hanze uko wacyambara hanze uze no mu rusengero udafite ubwoba ishimwe hari ibintu abantu bavangwa ngo ni idini oya nta by'idini rihari tuyoborwe n'umwuka w'Imana ubundi ugiye kwambara ubaza Imana
yibaze Mana bigende bite niba uzi kuri buririmbe wigenzure ko bitabone ushaka no kutamenya ubaze Imana wigenzure witunganye. Haleluya. Nigeze gusenga amasengesho y'imisi 40 naratangira ijwi riraza rirambwira ngo gufata umunsi wa mbere ubanze usenga umbaze icyo usengera mu minsi 40 mishurirwa ko ari igihe tujya mu minsi rimwe na rimwe dusenga amasengesho akadukubitiraho ngaho bikarangira aho ngaho. Yesu ashimwe. Mfata umunsi umwe mbaza Imana ndebaza Imana kuki umbwiye ngo nsenge iminsi 40 nako iyi minsi 40 njye gusenga mfatemo umunsi umwe mbanze ngubaze icyo nsengera. Ijwi rirambwira ngo saba kwezwa. Kwezwa njye se ndi umupagani sinihanye se. Yesu ashimwe. Ariko ndumvira mfata umunsi umwe wa munsi narawusenze imbwiye ngo kwezwa buracya ntangira 40 yanjye ndayikora saba kwezwa. Yesu ashimwe. Kama ubuhamya gatoya nkora nshaka umugore twakoze umurenge turabana. Haleluya. Ubwo bukwe nibwemewe mu maso y'Imana kandi si buha agaciro ariko ijuru ndiribuha agaciro. Siko bimeze wenda ni security ariko ntago bwera mariage civil. Yesu ashimwe. Nibyo narakoze mbana n'umugore ku munsi wa nyuma wo gusoza 40 mbura amahoro ijwi rirambwira ati kora ubukwe vuba vuba ujye mu rusengero hita njya mu mibare nta mafaranga mfite kuri konti sanga ni 200 biriho. Ndavuga Mana ubu bukwe se mukoresha iki none iwacu ku rusengero hari kuba inama ngo baze banyinginge basi ngo banteranyirize ngo bankorere ubukwe mu rusengero ngo bankorere ubukwe. Hari uburyo nyine iyo umuntu adafite ubushobozi ashobora gukora ubukwe tukabukorera hano ariko ufite amafaranga ntabwo resolution twayikorera hano. Wafata nka Serena wafata ahantu nyine hateganyirije ubukwe. Gufata hano ni uburyo bwo kwiranje kandi biho ntacyo bitwaye tuvugisha ukuri. Yesu ashimwe. Noneho uko bari mu nama nanjye ndi kubyibazo nkavuga ati Mana ngenda kumva ariko si umugore wanjye kubimbwiye ngiye nyine warabyemera. Uriya abagore mukunda ubukwe kurenza abagabo ko buri abagabo twora tubwiye ngo aya mafaranga ugiye gukoresha mu kwa 5,000 reka dukoreshe desi ubu mubyaye bakunda amafaranga murabizi koga bakunda ubukwe kuturusha. Ndagenda mbibwira umugore ndamubwira rero amasengesho mvuye mareke Imana avuganye nanjye yambwiye ngo dukore ubukwe araturika araseka ufite amafaranga turabara tubikurirwa bigona namwe nasikareke Imana yambwiye mamagara umushumba namwe ndashaka tuzahure tuganire muhe igitekerezo uko mbyumva uko nabikora tukajya tubusana ngo nanjye ndagushaka rero namwe ati njye ari cyo ngushakira kanyikubwire. Namwe rero Imana iri kumata gukora ubukwe ndashaka kuva mu cyaha nkagira kwera kuzuye wansezeranya kandi ngewe nta reception nzakora. Ni nabwo bukwe nakoze nshaka kumva icyo nashakaga. Arambwira ati nanjye nicyo nashakaga kugira ngo numve ko wabyemera kuko uba mu bukwe umaze imyaka myinshi mu ngiye nkora ibintu bijyanye n'ubukwe kugira ngo twatoranyije abantu bazaza kukwigisha ngo wemere ko wakora ubukwe. Ati pastor yatuye ngo tubukore mu rusengero ati ibyo ntago mbishaka ni nkorera reception nzakora yuzuye ndashaka gukora ibitunganiye Imana. Ati se nibiki ngenda gura impeta turazura umushumba udusengero dusezeranye dutahe n'umugore wanjye. Ati ibyo bintu uvuze uri tayari yo kubikora nanjye ndi tayari. Ndagenda ndazigura. Umugore wanjye cyambere ari yabyemeye arambwira ati wopfa kuri mu nzira ijya mu ijuru nkuri inyuma. Tugeze mu rusengero twabikoze ku cyumweru nta nubwo baduhaye umunsi bihari dufata impeta. Arambwira ati uyu munsi dufite abageni turasezeranya abantu bose ati bari hese bashaka bambaye amakanzu y'imyeru barababura. Ubukwe bwemeye Imana ivuga si reception biramukora. Yesu ashimwe. Babona ngo rugaba haguruka na madamu turahaguruka tujya imbere aradusezeranya twambikana impeta turataha. Tunatashya ntabwo twagiye kwiyakira n'ahantu ngo ngire icyo mugura nk'umuguranye kandi sinari muzi icyo namugurira. Twagiye kwisurira mu cyecuru sinanamubwiye ngo ndi busezerane naramwihoreye. Abantu barandeba bari bazati ibiki byabaye ndyamye nijoro mwuka wera aramanuka mu rugo rwanjye. N'ubwa mbere wari wapfumbata umugore ugatera hareruya akagira ngo wasase
numvishe mfite umuntu udasanzwe mu nzu yanjye, numva ubwiza bw'Imana budasanzwe mu nzu yanjye, numva amahoro y'Imana adasanzwe mu nzu yanjye. kandi mbere yo kubikora nabanje kuburana nayiramwa ngo shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi ni inyongera. Bufitiye iyo reception rero nyifitiye amatsiko pastor zatanga zakora reception ko unarasezeranye ngewe nta kibazo mfite. Ubu ngewe mpfuye urubanza ruje mu bantu bishingiye ico cyaha naragitsinze. Haleluya. Kandi data aranezerewe. Haleluya. Iyo mupfumbase ntabwo nitwe indayi y'umugabo. Reka reka ndi umugabo wasezeranye mu mategeko n'imbere yande. Bisaba iki rero? Kuko nshaka Yesu nakwemera n'ibyo abantu badakunda nkabikora, ariko Yesu akanezerwa. Nakwemera nubwo abantu baba ngo birasuzuguritse, ariko data biramwubahishije, data akanezerwa. Kuko abantu ntacyo mbashakaho, ariko hari icyo nshaka kuri data. Mureke tuba abantu ba Yesu. Haleluya. Haleluya. Yatwigishije iyi si itwigisha ko abanyabwenge ari abantu basevinga cyane, ariko ijuru ritubwira ko abanyabwenge ari abantu batanga cyane. Utabaye umuntu rero uri mu Mana ugira ngo warasaze. Imana irakubwira ngo tanga cyane, tanga cyane. Isi ikakubwira ngo bika cyane, bika cyane, nibwo uzaba umugabo. Wapi? Tanga. Wajya mu mubiri, wajya mu bimenyetso ukavuga atari ko wamugana ibintu isi mbwira sibyo. Wabika senkani ko ejo nshobora kuzaba nakennye bikagenda bite. Ejo surabizi nimba uzahageza. Ibyeje urabizi yabika ejo uzapfa, ahubwo dusigare tuyarya. None iyo nisi mubike cyane, mubike cyane. Ijuru mutange cyane. Niyo ngo ababiba barira bazasarura bishimye. Ngo nubwo umuntu agenda arira asohoye imbuto ye, ariko azagaruka anezerewe azanye imibare. Bakubwira gutanga barankomerekeje baranyishe. Ye oya, gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Kandi nyuma y'ijambo ry'Imana nta mugisha. Imikorere yose ukora inyuma y'ijambo ry'Imana nta mugisha. Imyumvire ufite, ibyo waterateranya, ibyo washyiramo amalogike zawe n'amashuri yawe biri inyuma y'ijambo ry'Imana nta mugisha. Bizagupfana ubusa. Niyo mpamvu batwitinjije ibyacu byarabacanze byarabamaze. Bisashimwe. Mureke tuba abantu ba Kristo b'ijambo. Igihe kimwe narahaye ubwo buhamya turi gusenga, uruhimbi rurameneka ahantu. Rumenetse numvijwe hano nicaye ngo urumva twe twagize ibihe batavuga ngo ni mukinge ngo musenge. Nimara gusenga twari mu bihe twe twagize ikirere kibi, turasenga. Tumaze gusenga umuntu arukoraho gutya rurashwanyagurika rwose. Nahantu nicaye ijwi rirambwira ngo Satani agize ifuhe ngo abatwaye umuntu muri riteraniro, ngo ahubwo Imana itanze agatuti kabi igitambo. Ngo ariko ngo muhite mumukoze isoni, muhite mwitanga, muhite mugura kandi gashyari. Ngo kandi wowe ngo uhite utanga aya mafaranga. Ivuze ngo uhite utanga aya mafaranga itama ngo mu izina rya Yesu, kuko ivuze amafaranga ibindi byose nabyemeye. Bigeze gutanga ndatokesha. Twari muri Covid navuga aya mafaranga ubuze se arava hehe? Nitwo mfite ncungiraho nzatwishyura inzejo ngo ngewe nyatange. Ndavuga abo n'abadayimoni toka Satani. Ijwi rimbuza amahoro ngo haguruka ugende ubivuge utanga amafaranga nkubwiye. Nanga guhaguruka mbura amahoro. Buri Imana kubera ngo uvuge ifite ukuni gukanda ahantu wicaye ukumva ugiye gushwanyuka. Ngiye kubona munagurutse umuntu umwe baravuga ngo Imana namwe ngo duteranye ngo duhita tugura akagatuti. Ndavuga hwi arabivuze rero singe hagurutse nge ninya no kujya imbere y'abantu. Ijya ngo guga batanga amafaranga mu izina rya Yesu. Tanga amafaranga abazimu bashye. Ayo mafaranga wayakura birangira byanze, nditerura ndagenda no hejuru ati nanjye nzatangaye amaye nka. Nimara kubivuga nsubiye kwicara uzayakura ko turi muri Covid udakora. Nanjye nareba nkabona nabyo ngira kwizera, fata yandi ndayatanga. Bukeye bwaho
umuntu arampamagara ankubira 5 y'amafaranga natanze ejo ndi mu nzira ndi gutaha Kicukiro nari vuye Kicukiro urenze hari ikiraro hari beka gutya mu kaboko imbere ya hito ndi kumanuka mfite sheke ijwi rirambwira ngo sureba ngo kubiye kangahe 5 ndamanuka ndayabikuza mpamagara umugore ari ukuntu njya kuyatanga nyine bitari turi kubyumvikanaho ndabwira bimeze bite se nsaba ngiye kuhereza amafaranga unekera ibi nibi uyakuye hese ntabwo we byihorere ibindi byihorere ya mafaranga nishiyemo inzu amezi ntabara nkoramo stoke Yesu ashimwe reka mabwiye dufite Imana ishobora byose dufite Imana y'imbaraga dufite Imana ifite ubutware iyo abaga twayumviraga tukayizera bitari mu magambo Yesu ashimwe amen ndaryama umuntu aramamagara twahuye rimwe duri ahantu mu bukwe aramwa ngo nguhaye inka anyishimiye bya biri nababwiraga ndavuga ati izi ni za nka z'abanyarwanda z'igipinda umuntu utanze amayenga gute nditahira muri iyo minsi ne wamamagaye mugeze imeramwe ati dore rero hano mfite inka hano mfite sheke urahitamo iki wese wahitamo inka ariko nihagazeho nyine bya kigabo ndavuga ni urareba nyine urabyumva nawe nyine hari igihe uri gusubiza ugahora muri nyine hanyuma urareba n'iki wowe uko wumva atereka mubwire ibyiza ati gutunga birambuna nanjye ndumuki no muri Kigali biragoye nateguye rero agaciro k'iyi akiro sheke navuye Kicukiro ndirimba kuri moto ngera Igikondo ndirimba ndi kuri moto ndavuga ngo Imana iratabara mureke twizere Imana by'ukuri inyuma y'ijambo ry'Imana nta buzima inyuma y'ijambo ry'Imana nta kubaho nta na kimwe Yesu ashimwe ndashaka niryo jambo tugiye kuganira rivuga gusenga ko tuvuga ko dufite Imana ishobora byose ko dufite Imana y'imbaraga ko tuvuga ko dufite Imana ihindura ibihe ko tuvuga Imana aho tukavuga Imana kuki ibyacu bidakunda kuki ibyacu bidacamo ariko twahagurwa hano tukaririmba hejuru y'abami tugakata tukayivuga ku buryo umuntu yumva nawe atangarira Imana yacu ariko yatugenzura yatureba akatubona nibibazo ikibazo kiri nta kintu mwumvamo Yesu ashimwe uburamutse ubonye umwana w'umutwaro ukomeye ukabona umuntu mu muhanda agenda asa nabi arya ibyo abonye ateye agahinda ntiwagira ikibazo kuko hari ukuntu umuzi yagakwiye kubasa bitewe n'aho akomoka ariko ko tuvuga Imana baroko ko tuvuga Imana ihambaye ariko aje kumva umuntu ngo yimutse ngaturanye n'umurozi ariko yazana ngo hejuru y'abami ndetse n'abatwara ko wimutse ati nuranye n'umurozi n'uyimutse ndagiye iyo Mana uvuga ni yahe ko tuvuga Imana iyo Mana uvuga ni yahe Yesu ashimwe dore abandi batazabona Imana navuye mu gitondo ubu hano mu nzu y'Imana ngo dufitemo abantu b'impunzi dufitemo abana dufitemo n'impunzi impunzi ni bande ni abantu bicanga kuko bamenye ko kwa Yesu bigenda bakaza biruka bakaza badashaka izina rya Kristo badashaka Imana bashaka mu kuboko kw'Imana bakazasubira mu gihugu cy'iwabo reka mbabwire ikintu kimwe umuke yambwiye muri iyi nzu ya data ni muri impunzi dufite ubuhungiro pe kandi impunzi hari ibyangombwa by'ibanze ihabwa ntabwo inzara izakwica nta nubwo imbeho izakwica ariko hari ibyo utazabona hari n'izina udafite hari n'uburenganzira udafite Yesu ashimwe kubera ko ubukene bugukubise ugahituza kubera ko ubonye 35 igeze 40 batubwiraga kavuga ati nahande byanga byakunda reka nge kwa Yesu ikikuzanye uhunze kugumirwa urashaka umugabo nubona umugabo nta muntu uzongera kukubona reka mbatangarize ikintu kimwe nimushake mu nyange mu nzu ya data hano ntabwo ari kwa sesa abayore barababeshye ayo baba ngo cacira ntago ari kwa sesa abayore ibintu by'Imana bifite condition n'inyembabazi ndayemera igira urukundo Imana yacu igira neza ariko Imana ntabwo ari sesa abayore
urasinda ufite ibihumbi 10 none wakennye nturashaka kwakira agakiza ngo uhinduke uraje ngo niguha amafaranga niguha 100 se niguha 100 Imana irashaka ko tuba abana bayo. Haleluya 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 tuba abana bayo nicyo kintu cya mbere mu bintu Yesu yapfire ntabwo yapfiye kugira ngo urye umuceri koko ntabwo yapfuye kugira ngo ubone imodoka ejo uzana kurenza umuhanda icyo Kristo yagipfira Imana irashaka ko tuba abana reka ngeyo kuko byancanze zamba nimba dufite Imana kuki kubera iki hari ibintu bitagenda muri twebwe nakunze umugabo witwa Dawidi Sawuli yaramuhize Dawidi ahungira kwa Samweli Sawuli ngo yoherezayo ingabo ngo zijye kumufata yohereje umutwe wa mbere ngo ageze yurafatwa yohereza uwa kabiri urafatwa yohereza uwa gatatu na urafatwa yohereza uwa kane na urafatwa kandi uyu muntu ahiga yari umushumba ariko ni umushumba udasanzwe ku bantu b'Imana Imana nta mikino ugihaguruka gusa ugiye kubarwanya Imana iraza kubwira ati attention nahangana nawe ku bantu b'Imana Imana irarakara Hamani ramanuka igitatu kizamu cyanze kumfukamira kirasa nk'ikizamu kubibona ariko si ikizamu mu maso y'Imana Yesu ashimwe kubera iki wowe ubwo uvuga Imana ikomeye ari bitagenda kubera iki usenga kubera iki wiriza ariko akaba ari bidahinduka nagira ngo tuganire ku bintu byatuma isengesho ryawe rigira agaciro batubwa ibintu byaduhesha iki umugisha gukora gutanga abantu bamwe ntabwo barimo barabivuga none bafite ubwoba kubera ko isi yagiye igafata abantu bamwe na bamwe erega ubusatani hari abantu yambitse umubiri bari kugira ngo bice izina abantu mureke kuvuga ukuri vuga ukuri uko kuri ukira akire wo kwica apfe nuko bimeze ari kuvuge ukuri kubona ahantu bakirikije ngo amaturo ni cyangwa tata mu mibare batangiye yanda niko abantu bavuga ariko nudatanga hari ibintu badasengera bakora bamugana abapagani baremenya Yesaya 59 tugiye kureba igihesha isengesho ryawe agaciro umusomyi mwiza aze kumfasha murongo wa kangahe Yesaya 59 reka duhere kuri rimwe kadusome mu izina rya Yesu dore ukuboko k'Uwiteka ni kwaheze ngo ananirwe gukiza uretse gatoya dore ukuboko k'Uwiteka ntabwo kwaheze ngo ananirwe gukiza kuki bitinze nta kintu wumva mura komeza dore ukuboko k'Uwiteka ni kwaheze ngo ananirwe gukiza yego n'ugutwi kwe ni kwapfuye n'ugutwi kwe ni kwapfuye ngo ananirwe kumva ngo ananirwe kumva ariko kuki bitinze terezo nukubera iki Yesu ashimwe kuki bitinze ra haleluya kuki nimuka umuntu nkamuhunga kuki bigeze aho dutagangaye hari kubiki Yesu ashimwe amen ongeraho kandi ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu yego n'ibyaha byanyu nibyo byayiteye kubima amaso ikanga no kumva erega amaboko yanyu yahindanyijwe n'amaraso intoki zanyu zandujwe no gukiranirwa akanwa kanyu kavuga ibinyoma yego n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi by'ibihwehwe komeza kane ntawuregera gukiranuka kandi ntawuburana iby'ukuri ahubwo biringira ibitagira umumaro bakavuga ibinyoma basama inda zigomwa bakabyara gukiranirwa amen icyo
tugeze mu gihe kugira ngo tuze gusenga turebe ko twakira. Iyi si dutuye nibyo pastor yatwigishije, turi kugoragoza ibyaha, twafashe ibyaha bimwe tubigira ibikomeye, ibindi tubigira ibyoroshye. Yesu ashimwe. Dufata gusambana tubigira nyine ko ari ibyoroshye, ari byo bikomeye, ariko kubeshya ntacyo bitwaye. Uzi ko ku muntu kugwamaga bati umva ufashe moto ugiye muri dushe twumva ko ntacyo bitwaye, kandi byitwa iki? Nukubeshya. Kandi wavuze ngo nukabeshye, niba wavuze ngo nukagira gute? Hari ibintu twafashe nk'ibyaha biri toto kandi bikomeye, ibyoroshye n'iby'Imana ibona ko binakomeye. Dufata ibindi tuhigira ibintu bikomeye, tukita n'abana bapagani ngo barani babi, kandi abanyabyaha ba mbere bari hano. Kutaje kurepeta narwaye kandi uri muzima, uri muri ryerye, uri muri ryerye. Njyewe ntabwo ndi umunyabyaha, abana bapagani barasambana, ubarusha iki so ubeshya? Yesu ashimwe. Bavuga ibigambo by'ibihwebo, ushobora gutungura abantu 3 bane 5 b'abakristo bati wamaye telefone yawe gatoye, nyemerera uburenganzira basi nsome chat zawe z'abantu 10 cyangwa group bamo masome, avuga ati nayo nguhaye, nayo nguhaye. Babarume telefone ndebe chat gusa, uchatingana n'abantu mande nayo nguhaye. Haleluya. Ayo magambo akubuza kubona Imana. Niyo ugiye gusenga, isengesho ryawe naho rigera, nta bubasha riba rifite, nta mbaraga riba rifite. Niyo mpamvu ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntabwo kwaheze ngo ananirwe gukora, nta nubwo amatwi yigeze apfa ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwayo niko gutuma Imana itabumvira. Gukiranirwa n'iki? Nuko hari ibintu bimwe na bimwe wari umuntu anakora utita ibyaha, wafashe ibindi urabyimika ubyita ibyaha. Bura no kutumvira umwuka bera ni bibi cyane. Ijwi rikakubwira ngo ambara birebire, ngo ya nibyo abaturage, ariko hari ijwi wumvisha. Niyo mpamvu nugera hari abantu uzafata nk'akantu ukabona biri kukugora, urashaka guhisha, wakakwiye kuba wumvisha ryari, no kuba utaryumviye ni ikibazo. Wenda aho mirengagize ntuhajya no ku kigero cyo kuryumva ko ari ryo rivuze. Wirondora, witoratoranya. Hitamo kuyoborwa n'Imana, hitamo kuba umuntu w'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Usubiye inyuma gato ku murongo wa kabiri, Yesaya 58. 58. Umurongo wa kabiri. Icyakora tugendane. Icyakora bashaka uko bukeye, yego, bishimira kumenya inzira zanjye. Icyakora banshaka uko bukeye, bishimira kumenya inzira zanjye. Nk'ishyanga ryakoraga ibyo gukiranuka, ishyanga ryakoraga ibyo gukiranuka, ntirireka amategeko y'Imana yabo. Niko bansaba amategeko yo gukiranuka, bakishimira gusanga Imana. Komeza. Ndetse barabaza bati mbese igituma twiriza ubusa ntubyiteho niki? Niki gituma twibabaza ukabyirengagiza? Niki urengaho no guterana, ukarengaho no gusenga? Kuri wowe ngo ariko none uko naniriza ubusa, niki gituma numvirwa? Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Ndetse barabaza bati mbese igituma twiyiriza ubusa nubyiteho niki? Niki gituma twibabaza ukabyirengagiza? Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Turi kuvuga amen icyaguhesha gutuma isengesho ryawe rigira agaciro. Kadukomeze. Mbiterwa nuko ku munsi wo kwiyiriza ubusa, biterwa nuko ujya wiyiriza ubusa nawe ra abantu bayiriza ubusa tugere bwa turebe n'uyu munsi ari twiyirije ubusa. Wari yaro cyamasengesho nkanza sinshobora kurya. Mbiterwa nuko ku munsi wanyu wo kwiyiriza ubusa, biterwa nuko ku munsi wanyu wo kwiyiriza ubusa muba mwabonye uko mwinezeza ubwanyu, mukagirira nabi
abakozi banyu bose dore icyo mwiririza ubusa ni ugutongana no kujya impaka no gukubitana ibipfunsi by'abanyarugomo kuri ubu nimukiriza ubusa kuri ubu nimukiriza ubusa uburyo bugize gute bukwiriye byatuma ijwi ryanyu ryumvikana. nahishuriye ko nshobora kujya muri 40 nkayisoza nsakuza gusa nkavanamo inzara ariko ntarasengeye bikwiriye kuko ijwi ryarambwiye mbere yo gutangira 40 ngo mbaza icyo usengera iminsi ngahe 40 utishora muri 40 ukiyiriza ubusa ukanga gusenga biravuna siko ahantu ugera wanabwirije kumva umugongo ufata ninde Yesu ashimwe mbaze ijwi ntabwo ari ngiye ijwi ngo banzu mbaze icyo ugira muri aya masengesho mureke dusabane n'Imana izajya zinakubwira ngo mwana wanjye sengera iki saba iki. Haleluya haleluya. Irambwira ngo noneho saba muri iminsi 40 ko wasenga gutya ushaka gusaba 3 uri kwiriza ubusa uri muri ririnzo ariko ijoro ataryo ribona ko yaterega muri plan ifite muri imyaka 5 ntanzirimo nayo ahubwo fata 3 usaba Imana gukiza gakungu kakubwira gutyo kubera ko Imana itareba nk'abantu tutaranavuga ikibazo tukitubabaje nicyo dukeneye data arakizi ibi turi hano twirizariza ngo birakomeye bimeze nabi data arabizi kuba twabivuze arabizi kuko hari nibyo yemera ko binabaho ntabwo dutabarwa kuko twavuze cyane azi bidukwiriye tutaranamusaba. Ongera usome Imana kuri ubu nimukiriza ubusa uko bikwiriye byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru ugira ngo kwiriza ubusa nshima kumeze gutyo. Mbese ni umunsi umuntu yibabarizamo akubika umutwe nk'umuberanya akisasira ibigunira akaryama mu ivu. Ibyo nibyo mwita kwiriza ubusa ni umunsi Uwiteka yishimira ahubwo kwiriza ubusa uretse kuhajya mama. Haleluya haleluya haleluya. Imana irashaka gukira mbere yo kugukiza, irashaka ko ubuzima bwawe bukira mbere yo kugukiza. Amasengesho y'igihiriri n'ikigare avamo muri ibyo ngibyo. Basenza yeba sobanuza Imana ugere ku kigihe usabana na Mwuka Wera akubwira uko wasenga. Kwiriza ubusa twese tuzi ko ari ukutarya ku manywa niko namwe mubizira. Yesu ashimwe. Amen. Mwe tukabana n'abantu bazi kubigaragaza gahwera neza ukabona ko umuntu ari mu masengesho ariko umva kwiriza ubusa kwiza Kristo avuga. Ahubwo kwiriza ubusa nshima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo mugahambura imigozi y'uburetwa mukarenganura abarengana kandi mugaca iby'agahato byose kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe ukagaburira abashonje. Uko niko kwiriza ubusa. Kwiriza ubusa si ukwikingirana mu cyumba, si ukwiyima ibyo kurya gusa, ni ugufata ibyo wari burye ukagira gute ukabitanga ukagaburira abashonje. ni ukwisuzuma no kwigenzura. Ariko ninde ugoye umutima wanjye nanze kubabarira? Ninde wamemukiye nakivugisha? Yesu ashimwe cyane. Kwiriza ubusa si ugufata ibishaje ngo ari byo dutanga, ni igihe cyo gufata ibyo dukunda akaba ari byo dutanga. Amina. Pastor yaduhaye urugero aravuga mwese mufite abantu babakoresha, ngiyo bafite ibirori ni mukora iyo bwabaga kugira ngo mubanezeze. Aratubwira ngo ninde muntu wafata inoryi n'inyanya agiye gusura sebuja ngo nibyo amuzaniye? Wabikora? Uzi ko hari abantu bajya gusura abantu bagatwara za nido kandi wabo batazinywa?
akikokora ati ndajyana nido nkore shimwe nkore ndebwe kandi abantu barimo baranywa iki igikoma kitagira wenda n'amata nkore shimwe nkore ndebwe kandi ubijyanye imbere y'umwana w'umuntu njya mbibona ugiye gusura umuntu utwaye igikombe cyane ugiye gusura umuntu utwaye pampa ya 12 udafite n'icyo kurya kugira ngo ugaragare neza umunezeze umwereke ko muri kumwe ariko waza imbere y'Imana ibinezeza Imana ukabica amana ejo ukagaruka ngo uje gusenga ngo Imana nigira icyo gufata we wakoze iki hari ikintu nahishuriwe nimba ruko mba mukabana nari nzi gusengera no gura inzoga cyane ubu ngubu nta muntu umupagani warya amafaranga yanjye byamugora fata amafaranga yanyanyagize mu bantu kandi ubikore atabwiye ngo abantu bakwemere cyangwa bakurebe ujye ugenda ubone imbere y'Imana unushaka kujya yibatsindagiraho ku ngufu ariko ugira ikintu ujye imbere y'Imana nawe wagize gute wakoze urize ubusa ukaryama ukaza n'ugatera haleluya 8 banavuga no gutura wapi uziyiriza umwaka ushire wirize n'undi mwaka wirize Yesu azasanga ukiyiriza soza ko kana ukazana abakene bameneshejwe abashyira mu nzu yawe kabashyira hehe mu nzu yawe aroko Imana idufashe dukeneye kubona Imana njye ndi gushakashaka ibintu byatuma mbona data wa twese ntabwo ndajwe ishinga n'ibintu ushaka ku Mana ibyo data nshakaho kuko njye nayihemukire ko data ntabwo yampemukira Imana niyo kwizerwa ntabwo ishobora kumpemukira ariko njye nayihinduka uyu mwana w'umuntu uyu yayihinduka ariko data ntabwo yaguhinduka nibibaho ntabwo Imana yaguhinduka irindi ijambo ryayo mpaka ikarisohoza ariko tujya tuyihinduka tukayibabaza gafata nk'amafaranga ikaharuga ureba hano mwahura yarayamuhaye akayihinduka mbere rero yo kuyama data kuko asubwe atifuza ko nzasutishije inarye arabanza akancura akamvanamo irari akamvanamo ibikoma akamvanamo inzara ubundi akamburesinga kuko ntihazabonera inyungu muri ya mafaranga azamwe Yesu ashimwe amen genda uyibwire ngo dore ukomeze nka muri mye dore nambaye ubusa ndakwinginze unyambike nta nicyo nzanye mu ntoki ariko ndashaka gukira fasha wiyihisha abanyarwanda bavuga ngo ntawuhisha uwo ahishaho ntabwo wayibeshya irakuzi iragusobanukiwe nimushaka ibyibanze ibindi byose tuzabibona yibwiza ukuri bwe ngo papa dore meze ukumeze gutya meze niya banzu unyize ibindi byose azabikora ngo mushake ubwami bw'Imana mushake gukiranuka kw'Imana ibindi byose ni inyongera Imana irabitanga haleluya musajijwe n'ibyo mushaka ku Mana ariko abasajijwe n'iby'Imana bashakaho ni mbarwa mu masengesho wiririza ubusa iyirize baje ngo Mana mvanamo kubeshya mvanamo irari mvanamo amoko mvanamo urwango mvanamo kutababarira mbe nibyo bihesha umugisha Yesu ashimwe haleluya ibindi ni ibipindi cacira uracakira iki ni umwuka cacira ahubwo kwiriza ubusa nshima nuko mwajya mubohora abantu ngo y'urugomo mugahambura imigozi y'uburetwa mukarenganura abarengana kandi mugaca ibyagahato kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe ukagaburira abashonji ukazana abakene bamenyeshejwe ukabashyira mu nzu yawe wabona uwambaye ubusa ukamwambika ntiwirengagize bene wanyu uko niko gusenga Bibiliya ivuga turiruka ku misozi turiruka ahantu hose turirukankana abahanuzi na bitanu wari bukoreshe wari burye ukajya kwimuha nk'umutegera ngo naza kugira ngo musenge kora iki ijambo rivuga uzabona umugisha w'Imana reka mabwira akantu kamwe umwuka yambwiye
yarambwiye ngo ndeke kuba inshuti n'abahanuzi ngo mbe inshuti n'abanyamasengesho. Gasubiramo, ndeke kuba inshuti n'abahanuzi mbe inshuti n'abanyamasengesho. Kuko ikintu kimwe nabonye benshi bazambwira ruga ibi ariko nta numwe uzajya kubiterura yo ngabivane kuko nta numwe ubivana mu isambu yo kwasi ngaza bimpereze. Ariko umunyamasengesho naho atambwira mu gusenga ninjira mu bintu ntazi, mu gusenga ngendamo n'imiryango ifunguka naba mbizi cyangwa nabizi inzira zirafunguka. Wowe uraza ndi gusinda n'unyigisha uko inzoga bazivaho numbwira uko twasenga ngo ndeke inzoga ngo mbonye Imana iguha inzu nzayisindiramo noneho nipfire burundu. Yesu ashimwe. Ndaho ndabeshya uri muraza umwe ngo Imana ako kazi umbwira tunyigisha uko twasenga ngwize imbaraga ngwize kutabeshya ngwize kutaryarya ngwize kudaheheta. Usiko abantu batacyumva ko hari abago badaheheta bazi ko abantu bose umumbabarije bose ni bamwe. Sashimwe nyigisha ibindi byihorera. Haleluya. Kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe bewe ngo naho byatinda bitegereze kuko kuza ko bizaza ntabwo bizahera. Wimbwira ibitangaza byinshi Imana ishaka kuzankorera. Nyigisha ukuntu nakwinjira mu bitangaza. Nyigisha uburyo nabyinjiramo nubwo ntaba nabizi nzabyisangamo nubundi n'ibyanjye ntabwo bizayoba. Mbwira Yesu ashimwe. Mbwira turugabo urashaka amafaranga tujye mu yita tuhoya nyiga yatahubwo kugira ubona amafaranga tanga amafaranga. Tanga amafaranga kandi uyatanga ukiranutse tanga amafaranga uzabona amafaranga. Urashaka kubona Imana igenda reka ibi zuneka ibi ziruka ibi uri umuntu mwiza uri kunyigisha neza. Ago mu nkunda to. Yesu ashimwe. Tugiye kuvuga ku bantu basenze uko bikwiriye bumva impamvu bagiye batabarwa. Haleluya. Haleluya. Ndebera Daniel tusome kuri Daniel gatandatu kasome nirukanka kugira ngo nihute. Daniel 6 umurongo wa 5 ngabatware bakomeye nabi nebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniel mu by'ubutware ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro kuko yari umwiringirwa ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Urimo murumva abatware bakomeye nabi nebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniel mu by'ubutware ariko bamuburaho impamvu. Mureka abantu badushakaho impamvu bayibure baba bakwemera cyangwa batakwemera. Usikarije umuntu avuga ngo uri umurokore abantu bakagira burya buri kintu cyose kigira impamvu ni wese cyangwa se. Abatware n'abakomeye bakora inama bashaka ikintu barega Daniel bashinga Daniel baragishakisha barakibura. Turi kuvuga ikintu cyatuma amasengesho yacu agera kuri. Haleluya. Ngo kuko yari umwiringirwa nabonekweho amafuti cyangwa igicumuro. Buciye abago baravuga bati nta mpamvu tubona kuri Daniel keretse nituyibona mu magambo y'amategeko y'Imana ye. Murumva bagiye kumutegera. Nuko abatware bakomeye nabi nebe bateranira ibwami babwira umwami bati mwami Dario nyaguhoraho abatware bakomeye bo muri ubu bwami mu binebe n'ibisonga byabo n'abajyanama n'abanyamategeko bose bigira inama yo gushyiraho itegeko ry'umwami n'iteka rikomeye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose cyangwa umuntu wese atari wowe asabye Nyagasani azajugunywe mu rwobo rw'intare. Nuko none Nyagasani hamye iryo tegeko ushireho ukuboko k'urwandiko rwaryo kugira ngo rye kuzakuka nk'amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Nuko umwami Dario ashiraho ukuboko ku rwandiko rw'iryo tegeko maze Daniel yumvishe ko urwandiko rwashizweho ukuboko agiwe kandi amadirishya y'inzu ye yarakinguwe yerekeye i Yerusalemu. Akomeza kujya apfukama 3 mu munsi asenga Imana ye akayishimira nk'uko yari asanzwe asenga. Dusimbuka 15 umwami yumvise iryo jambo arabarakira cyane ashyira umwete cyane kuri Daniel kugira ngo amukize. Burinda bwira babagabo bongera guteranira ibwami babwira umwami bati Nyagasani umenye ko ari itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi
ngo nta tegeko cyangwa iteka ryahamijwe n'umwami rivuguruzwa. Nuko umwami arategeka bajya kuzana Daniyeli bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Yesu ashimwe. Bukeye umwami yibambura kare, ndi gusimbuka neza kuri 20, yibambura kare mu museso, agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare. Ageze hafi rwo rwobo Daniyeli yari arimo, atera hejuru n'ijwi ry'umuboro abaza Daniyeli ati yewe Daniyeli umugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? 22. Daniyeli asubiza umwami ati Nyagasani uhoraho Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye, kuko nabonetse imbere yawe nafite icyaha, kandi nawe Nyagasani ntacyo nagize gute nagucumuyeho. Hari ibintu Imana ishingiraho, baramugamba bamushatseho ikintu na kimwe barakibuza, bamutegera ku Mana ye, baravuga ngo ntuzongere gusenga, bati barababeshye, nje nzasenga mu byemere cyangwa mu byanga. Ako muzi gituma abantu benshi muri covid bagoye, ubu naharega buno twaje guterana gusenga bihera hari mu gikari. Nimba usenga uje hano ufite ibibazo, babivuze ikigero cy'ibyo ufite biva ku kigero cy'uko usenga. Ikigero cy'ibyo utunze kituruka mu kigero cy'uko usenga. Bisashimwe. Kandi ubu twaje gusenga bihera mu gikari, gusenga bihera mu rugo, mu gitanda, ku karago. Aha tukaza tugaterana tugasubizanya aya magambo. Utunzwe naho uyu munsi gusa ufite ibibazo, ugenda ushyira igicaniro mu mutima wawe imbere y'igitanda, muri dushe, mu gikoni, ugishyire muri saro no mu byumba by'abana, no kwirembo washyira igicaniro, ubundi uzareba. Umwami ashaka uburyo yarokora Daniyeli, arabibura kandi yitwa umwami. Ariko Daniyeli yari afite ibintu bishobora gutuma arokoka. Naho umwami atamukiza, iyi mirimo myiza ukora, izi ngeso nziza ugira zizakurokora ku munsi w'ibyago n'amakuba. Amina. Bareke baguseke, bakwita ikigoryi ko mudasangira, bakwita umusazi ko mutavuga bimwe, ariko ibyo bintu ukora bizakurokora. Mwibaze ko imbaraga z'umwami zageze ahantu biranga. Umwami ashaka kumukiza ariko biranga, ngo arara adasinziriye, arararira ashakisha ukuntu yarokora Daniyeli. Amategeko y'Abamede n'Abaperesi bikamugonga. Bamwe ati mwami utibeshye, aya mategeko ntawe uyarenga, ariko dufite Imana irenga ku mategeko. Imana ishimwe. Daniyeli akiva mu rwobo ati Daniyeli uri muzima? Aramubwira ngo icyandokoye suko nasenze menshi, icyandokoye suko nasakuje mu rwobo, imbere y'Imana yanjye nagaragaye nta rubanza mfite, kandi nawe mwami imbere yawe nta kibazo dufitanye. Niyo mpamvu marayika yamanutse, haleluya, abana nanjye mu rwobo, kuko nta kibazo twari dufitanye. Abakristo mubanye neza, ariko watugeze ahantu tuye, watugeze ahantu tuye. Yesu ashimwe. Haleluya. Abakristo mubanye neza, ariko watugeze ahantu utuye twakumenye. Ariko ngo hari impamvu Kristo yaje ahagarana nanjye arandengera. Ngiye gusoreza ku mugabo wa nyuma witwa Hezekiya. Umuhanuzi Yesaya mwene Amosi, Imana iramwohereza iramubwira ngo genda ubwire Hezekiya. Turi kumwe na? Turi kumwe. Yitegure dore ararwaye, arage. Yesu ashimwe. Agiye gutaha. Bibiliya iravuga ngo Hezekiya yerekera iki? Yerekera iki? Aravuga ati ubuhanuzi buvuye mu ijuru. Nabyumvishe. N'umuhanuzi ubuzanye ntabwo avangirwa, ariko ngiye imbere y'Uwiteka Imana, ngiye kwivuganira, ngiye kwibariza, wa Mana we nje kuvugana nawe. Ageze imbere y'Imana ntabwo yaje asakuza. Mugiye gutuma amasomo. Abami ba kabiri. Ibice 20. Haleluya. Zamurishwe. Yes. Muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa.
bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Hezekiya yerekera ivure. Uretse gatoya bivuga ngo Hezekiya uburwayi yari abufite turabyemeranyaho kandi ijuru ryari rizi ikibazo Hezekiya afite. Icyatumye Imana yohereza umuhanuzi wayo nuko yabonaga uburwayi bwa Hezekiya. Reka nkubwire ikintu nahishuriye hano. Mu kibazo cyawe ufite niwe muntu ufite urufunguzo rufunga n'urufungura. Iki kibazo Imana yari ikizi na Hezekiya arabizi ko arwaye. Iramo ngo genda ubwire Hezekiya yitegure arage kuko agiye gutanga. Kandi igitumye tumwe ngo yitegwe nuko twabibonye agize gute ararwaye. Hezekiya ngaravuga ngo barababeshye. Hezekiya yerekera ivure. Atakambira Uwiteka ati ndakwinginze Uwiteka uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane. Wibuke ko Kristo, wibuke ko ibuka ntabwo ari ibya none n'ibyahashize. Ibuka ko uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira ariko arira afite ingingo zamurengera zamutabara. Nowe waje uyu munsi uri gutaka Mana wamaye umugabo wabanza ukayibwira ukabanza ukicara n'ibindi. Umugabo si ikibazo ku Mana yanamubyara rwose uyu munsi. Yesu ashimwe. Amen. Agira impamvu abwira ashingiraho abwira Imana. Ibuka ko nagenderaga imbere mu byo gukiranuka Mana. Ibuka ko nakoraga ibishimwa Mana. Ibuka ko ibuka abaturo. Ufite ikintu ari ikintu wakwibukara? Hari ikintu wakwibutsa Imana? Yaguhaye 100 uramira. Yaguhaye 50 uramira. Utangiye kujya wiyemera wacitse no mu ntakiza. Shareka nkubwira ikintu kimwe. Aho wavanye ibintu byagucanze n'ubundi uzahagaruka byagucanze. Aho wakuye ibintu byagucanze n'ubundi uzahagaruka byagucanze. Ibyo wigira byose ako kazi wiyemerana wavanye kuri data ukakabyimbana nikagucanga uzagaruka kuwa kaguhaye. Nta wundi muntu ufite gukemura ibyo uretse wenyine. Ukiri muri uyu mubiri ukeneye Imana, ukiri muri isi ukeneye Imana, icyo utunze cyose uracyakeneye Imana. Nta rwego na rumwe urageraho rwatuma utubwira ngo ntukeneye Imana. Barakubeshye. Nta nubwo urakomera. Ukiri muri iyi isi ukomera utese. Tuzakomera umunsi tuzabura ngo turayegeye tugiye mu bwami tuzaba twabaye abakomeye. Tukiva muri isi ngo twagiye Mana nzaba mbaye ukomeye. Nawe ngiri muri uyu mubiri uratunga miliyari ejo bakakubuza isukari. Urakomeye. Ukomeye utese. Nurarusinzire nurya ukomeye utese. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ukiri muri uyu mubiri ukeneye Imana. Muve mu bipindi byo gushakashaka ibintu bifatika. Harumye ngo Yesu wenyine ubwe aramuhagije. Yesu ashimwe. Soza ko kantu twisengera Imana mwana. Ariko Yesaya ataragera mu murwa hagati. Muri kumva imbaraga zo gusenga. We byanze kubera ihe mpamvu. Haleluya. Haleluya. Amen. Pastor neze guterwa n'umudayimoni narasobanukirwa ijambo. Nkabona amafaranga noneho sintanga icacumi. Ngafata icacumi cy'amafaranga nabonye nimba ari 200 ubwo ni 20.
aho kugira ngo nyatange mu rusengero nkajya kuyafashisha abantu. Ijwi riransanga rirambwira ngo Rugaba ndagushimira kuko ukora imirimo myiza ariko uri umujura. Ndayivuga ngo ngende umujura mwuka ndi mu muhanda ndi kugenda. Ufite imirimo myiza kuko ufasha abantu banje ariko uranyiba. 20 y'Icyacumi yitwa Icyacumi ntabwo yitwa imirimo. None nabikubitiragamo imibare kugira ngo bihwaniremo Icyacumi bihwaniremo n'imirimo mbone icyo njya gushinga wo mvuga imbere y'Imana. Irambwira tufite imirimo ariko uri umujura. Icyacumi cyanjye ni Icyacumi. Iyo bava gukingurirwa amarembo ntabwo ari ugupfa gukingurirwa amarembo, hari condition n'izindi mu mvuga n'izimwe twumvishije ariko amarembo arakinguka. Imana ishimwe. Haleluya. Mbitekerezaho kuko usanga afite ikibazo. Ntangira kujya niyandikisha mu Cyacumi. Imirimo noneho itangira kunsinda nkabona arashize kubera ko tizera. Bukendongera. Hari ikigero ubundi tutarapfa ku mafaranga. Sha. Ni abakaba beshi. Utarapfa ku mafaranga ibi mutubeshya hano dufite ikibazo. Aya mafaranga utarayapfaho ubu ufite ikibazo gikomeye. Ukijya gutanga 5 waza ubunure 5 cyangwa 5 se ukabikurura ukabivana ukabigeza hano ufite ikibazo. Ikikwereka ko wamaje gukira Paulo yavuze neza ngo ibyarinda mu yanje byamindukiye ikiho ibyari by'agaciro mbireba nk'iki n'amase. Umugabo aramaze kwakira umuntu asanzwe mu buzima bwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Najyaga numva abantu bavuga ibintu nkababona nk'abasazi ariko kugusara ni kwiza. Komeza unsaze w'Imana urakabyara. Ni kwiza. Ariko ugifite guterateranya kubesha ufite ikibazo. Nimwemere ko turwaye Kristo naza dutabare. Nimara ikintu cya mbere kiryo hano kwemera intege nke zawe Imana ikazi gashyira muri imbaraga zayo. Ntabwo njya nifata imbere y'Imana ngo nimamamaze nimahoronize nibesha kuko ninjye uri kwiyica. Kandi umurozi wa mbere ni wowe. Iki kibiri kiragatsindwa n'Imana. Hezekiya menya ko hari imbaraga ziva mu gusenga. Aravuga ngo nubwo ubutumwa buturutse mu ijuru nubwo ari wowe wohereje uyu muhanuzi ariko hari umwanya twinjiramo witwa amasengesho, hari umwanya tujyamo witwa gusenga. Iyo twageze mu gusenga tuvuguruza ibintu hakabaho ibindi bintu. Haleluya. Ariko nakubaza ngo wowe kuki bidakunda? Shaka wisuzume wisakasaka. Ntamirimo. Noneho ibaza impamvu hari ibintu usenga sino kutizera bikananira ukajya ku muntu ufite ibyo yujuje akabikwingingira bikaza. Yesashimwe. Ntacyo mwumva. Hezekiya amenye uwo mwanya winjiramo. Abantu basobanukiwe gusenga nta kintu kibatera ubwoba. Abantu bamenye Imana nta kintu kibatera ubwoba. Umukobwa umwe bita Esther na Moridekayi basobanukiwe imbaraga z'amasengesho. Nimba uri umunyamasengesho nta muntu ukwiye kugukanga ariko hari ibintu bigomba gusunika gusenga kwawe. Usuko nindazi ajya ku muhanda ngo Mana umfashe mbona umugabo. Umujura akajya kugira ngo umfashe nibamfate. Kava gusamana ngo Mana mfasha simbe ntwite. Ayo masengesho arahari. Hari igihe power, hari igihe imbaraga isengesho ryawe. Hezekiya aryamanye nacyo. Nico Moridekayi yari aryamanye ari ku marembo. Kutunamirana Hamani. Abandi bose barubarara. Baraza bakubarara ariko Moridekayi akavuga ati nge ntabwo bibaho. Uko byagenda kose. Bigeze mu mwanya wo gusenga Imana kuko yahagaze neza iramanukira mutabara. Hezekiya yerekera iki? Yerekera ivuri. Ariko Yesaya ataragera mu murwa hagati. Ijambo ry'Uwiteka rimugeraho. Riramubwira riti. Subirayo. Ariko murumva ikintu cyabaye. Avuye guhanura. Itegura atashye undi ati yego urakoze amahoro meza. Nawe yerekera iki? Yerekera ku karago. Imbaraga ziva mu masengesho. Ntabwo yafasha yitatu. Ntabwo yafasha yirindwi. Yamenye ko hari umwanya witwa gusenga. Ikintu nicyo turusha abandi. Abantu bazi gusenga ntabwo baseba. Ariko muzika bazi Imana yabo biravuga ngo kuko umwami Imana azanabara ngo nicyo gituma namwara.
abantu b'Imana bataranatabara ntibashobora kumwara. Bivuga ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma namwara, ubundi nakamwaye, ariko kuko mfite umwami uzantabara sinshobora kumwara. Ikibazo mfite kitarakemuka ntabwo kizamwaza kugera igihe kizakemukira. Iyo niwo murage w'abana b'Imana, niwo mugabane w'abana b'Imana. Haleluya! Kuko umwami Imana azadutabara. Niyo mpamvu ntabwo anabaye ariko azagira gute? Azanabara. Haleluya! Ntibishoboka. Mureke twisobanukirwe, dushakashaka iby'Imana dushakaho, tugira ijambo. Abadayimoni barakwisaza imbere ukagira aho wimuka, ukagira nuko ubigenza, nuko utaramenya uriwe. Imenye n'uyu mwanya intwaro dufite bita gusenga. Yesu ashimwe. Esteri ajya kurwana wene wabo ni umwamikazi ariko udafite ijambo. Aravuga ati nari umwamikazi ntacyo mfite navuga, ariko hari ahantu nakwinjira tukagira icyo dukora. Mufate umwanya wo gusenga, nanjye ndasenga uko byagwera kose. Muri uyu mwanya wo gusenga nubwo ndi mwiza, ubwiza bwa Esteri bwari bwarataye agaciro. Ntabwo umwami yabwiye harashize iminsi 30, ariko ababwira ibanga ati nimujye mu mwanya wo gusenga, nanjye ndasenga uko byagenda kose. Mu gusenga havamo igisubizo, mu gusenga havamo ubutabazi. Baragenda barasenga, agitunguka imbere y'umwami ngo amutunga inkoni, ahita amubwira ijambo ngo ndaguha 1/4 cy'umugabane w'igihugu cyanjye. Nimwibaze ibintu yamubwiye. Undi yatekerezaga ibintu byoroshye. Mu gusenga habamo imbaraga, ariko hari ibintu bishigikira umwanya wo gusenga. Yesu ashimwe. Ngo umuhanuzi Yesaya ataragera mu murwa, ariko Yesaya ataragera mu murwa hagati, ijambo ry'Uwiteka rimugeraho. Ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riramubwira riti subirayo ubwire Hezekiya umutware w'ubwoko bwanjye. Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze ngo numvise gusenga kwawe, mbona n'amarira yawe, dore nzagukiza ku munsi wa gatatu uzazamuka ujye mu murwa. Haleluya! Ntabwo byadusize, nta nubwo byadutaye, biracyari hafi. Dufite uburenganzira kugira ngo nimukate mugaruke. Ntabwo amahirwe yarangiye, ntabwo amahirwe yapfuye, ntabwo ibyacu byaheze. Dufite imbaraga zo kugira ngo nimukate mugaruke. Munyumve cyane. Haleluya! Katugaruke, katusange, ngwino, dufite amahirwe. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Umuhanuzi ataragera mu murwa, ijwe ngo kata. Hari umugabo usenze, wa mugabo ambwiye ibintu yakoze, oya ntago namutwara, ngomba kumwumvira kuko ambwiye ibintu yakoze. Nshingiye kuri ibi bintu bya Hezekiya, Yesaya we kata subira. Ntabwo Hezekiya namutwara, nshingiye ku masengesho ye, nshingiye gukiranuka kwe, nshingiye ukuntu aririmba neza akabikora akiranuka. Katusubirayo kata. Yesaya yibaza ikibaye, niwe warunumye se cyangwa ntabwo ari warunumye? Ye baba we katusubireyo. Haleluya! Tugomba kugaragaza. Nabwo abantu ibintu byo ngo turasenga, hari ibintu bigaragaza ko dusenga. Hari ibintu bigomba kugaragaza ko dusenga pana kwirirwa tubiririmba ku musozi. Icyambere cyaragaragaye, hari byari byaratugize imbata ntitukiri imbata zabyo. Hari byadutegekaga ntibikidutegeka, hari ibyo byadufasha ijambo ntitukifite ijambo. Icyo ni ikimenyetso cyagaragaye, nubwo bataremera, ariko Imana igize bwira Mose ngo noneho ndaza gukora icyemeza Farawo ko ndi Imana yawe. Apana kuvuga ngo turasenga, turabarokore, nabo abandi batukana barabikora. Usambanya abana n'abandi bamwe turi profete, uze mfite ibyawe. Yagira kuza rero biratanguriwe, biratandukanye. Hari kizakugaragaza kuri we. Tugiye gusenga Imana. Nugiriza impamvu ukazigira mu gusenga kwawe, nta muntu numwe wakumenyera. Ukandagira ahantu bakamenya ko waje uri umuntu udasanzwe. Tuvuga imbaraga
z'Imana mukanya ukumva barokore ngo muri literaniro ngo umurozi yatubujije ibihe byiza umurozi ubegera ubundi bite na munagaye imbaraga ziturimo ntabwo zivuga ziravuga imbaraga ziturimo ntabwo tuzamamaza ubwazo zirigaragaza arakwegera utavuze ngo ndi umurokore akavuga atari kuyu mugabo negereye ntabwo ameze nk'abandi bagabo muri Kigali reka munga hakiri kare wikwiri gusakuza ngo ndi umurokore ngiye wamaze uburokore nta suku umunwa imbaraga zikubita mu muntu zikamenyekana utavuze udasakuje utiriwe ugira gute no ubu uri umwana ubu uri umudamu ubu uri umugabo ubu unanutse ubu ubyibushye imbaraga z'Imana zirivugira ubwazo ubu si itara ryakubwiye ngo nditara mu ndebe ndikwa ubwazo umucyo imbaraga z'Imana zirigaragaza apana kwirirwa ubirimo izo nizo tugomba kugira kagera mu kazi umuntu akumva yaguha akazi akumva mwakorana akumva yagukoresha udafite n'ibyangombwa byuzuye so nizo mbaraga z'Imana turatagangaye turapfuye tuvuga ngo turasenga tugiye kongera gusuzume amasengesho yacu ahava ikibazo s'amazi ni soka turukamo haleluya biva he isuzume sengane bimeze biti abantu bakera bari bafite Imana bafataga ibitambaro bakabikura kuri bapfa bakabishira abarwayi bagakira Yesashimwe hari abagabo b'intwari bakomeye kandi Imana yawo niyo Mana yacu uko yariri kera n'uyu munsi ni kuri Mana sinzongere kuba gukomera kwawe ahubwo gukomera kwawe kugaragare gukomera kwawe kugaragare hari gihe umuntu kwa turi umuntu yasenze Imana kweri atakubwiye nta n'ubuhamya guhaye uko turi umuntu yasenze Imana koko yasenze Imana mureke twongere duhendahenda Imana uko kwiyiriza ubusa Imana ivuga ari byo dukora twe gukora iby'imyumvire yacu imyumvire yacu si imyumvire y'Imana imitekerereze yacu si imitekerereze y'Imana tube mu ijambo ry'Imana iki jambo rivuga tukigenderemo umuntu uri mu ijambo ntabwo amenyerwa arahagarara yemwe ngo ubuhanuzi se bukanga abazimu ikintu cya mbere kizana n'abazimu ntabwo bwishirwa amasezerano ufite warunyumvishije ikizana abazimu benshi n'intambara nyinshi n'amasezerano menshi ufite kuko hari ubuturo niho Satani ajya rero ugomba kuba ku mavi kandi ugasenga mu kuri ku ijambo ry'Imana no mu mwuka wera w'Imana haleluya nimba warabaye nkanje ugata igihe kinini gutyo uyu munsi uhindura isengesho niko tugiye gusenga ndashaka gusenga mu buryo bwawe Mana ndashaka kubaho mu buryo bwawe Mana mu buryo unkoresha mu buryo ushaka mu buryo unyifuzamo mu buryo wavuze ubundi uhagarare witurize biravuga ngo batarantabaza nje nzabatabara bataranataka nzahagarana nabo Imana ntabwo ishobora guta abantu basenga ntabwo bishoboka n'ukuri kw'Imana abantu bubaha Imana ntabwo Imana yagukoza isoni ntabwo Imana yagushwaza mu bantu igihe wabanye nayo neza kandi nimba ushaka kuba umuntu ukomeye nubwo ibi bikomeye nawe kora ibikomeye nibwo uzaba ukomeye ntabwo wahinduka ukomeye utakoze ibikomeye utanaciye no mu bikomeye we nutanga n'igihumbi ngo uzaba umukire uracyabona igihumbi ukabona n'ibintu bya hatari ngo uzaba umukire ariko igihe uzabona ko igihumbi ari ubusa bitana ari ubusa uzaba umuhero kandi sirakubwira ngo bika bitanu ngo bika nicyo gihumbi ngo nibwo uzaba umuhero umvisha icyo bivuga Imana ishimwe haleluya tugiye gusenga amarembo agomba gufunguka ariko hari ikintu tugomba tuvugiraho Imana twicara ukumva hari icyo wavuga mu gukiranuka ukumva hari ikintu wavuga Yesu ashimwe ibintu birakurengera nabonye abahungu batawe mu itanura ry'umuriro ba Bedenego kuko bagambiriye kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami babata mu itanura benyegeje inshuro 7 itanura rirabatinya
Yesu ashimwe. Biturutse kuki? Hari icyo bagambiriye cye, ntabwo ari amasengesho menshi basenzura, hari icyo bakoze Imana banga kubaciriya mwakoze kuko mwahamije izina ryanjye nanjye nzabahamya. Mana ndagushimiye kandi ugira neza. Mbabarira imirimo yanjye nakoze mu bupfapfa no mu kutamenya, mu kutizera, mu kudasobanukirwa, nkajya kure y'ijambo ryawe. Umbabarire, ndi kwisengera nawe wisengere. Mushumaraza dusengera. Umbabarire Kristo Yesu, amaraso wavire ku musaraba anyoze, anyeze, anunganye aho niyoboye. Ndi imbere yawe ngusabye Mwuka Wera w'Imana nganze, Mwuka Wera w'Imana nganze, unganze mu ijambo ryawe, nsobanukirwe ijambo ryawe, numvire ijambo ryawe, ngendere mu ijambo ryawe, ngorere mu ijambo ryawe. Ijambo ryawe rimbere umujyanama, ijambo ryawe Mwami mu izina rya Yesu Kristo hari ryo rishyigikira, ari ryo rifasha ibyiyumviro by'isi, ubuhanga bw'abanyabwenge b'isi ngo abize n'abavumbuye biriya byose n'ubupfapfa bw'abana b'abantu, kuko niwe Mana yonyine ikomeye, niwe Mana yonyine itibesha. Ubushakashatsi bw'abo ntacyo byadufasha, ariko wowe ntabwo ujya uvangirwa, ntabwo ujya wibesha. Reka rero unganze, ubuzima bwanjye ndabuguha, jewe Rugaba nguhaye ubuzima bwanjye. Mana ubutegeke, uyoboze ijambo ryawe, ubwuzuza ijambo ryawe, ubwuzuza Umwuka Wera wawe n'imbaraga zawe bizatuma mpura nawe. Inyuma y'ijambo ryawe nta buzima, inyuma y'ijambo ryawe nta mbaraga, inyuma y'ijambo ryawe nta mahoro, inyuma y'ijambo ryawe nta butsinzi, inyuma y'ijambo ryawe nta kugubwa neza, inyuma y'ijambo ryawe nta kwaguka, inyuma y'ijambo ryawe nta mugisha uri inyuma y'ijambo ryawe. Ariko mu ijambo ryawe ari ryo kuri, ari ryo ryizewe, harimo ubuzima. Mwami Mana uduhe gukunda ijambo ryawe, bana bato uduhe gukunda ijambo ryawe no kugendera mu ijambo ryawe. Mana urakoze, urakoze Kristo Yesu, urakoze Mwami Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu. Reka amaso yanjye ahumuke cyane kurushaho, reka amatwi yanjye azibuke cyane. Nje nawe na Mwuka Wera Kristo turi mu ijambo, ndi mu rugo, ndi mu kazi, ndaho ngenda, jya uvugana nanjye mu ijambo ryawe mu izina rye. Muri iyi minsi ya nyuma, muri iyi minsi ijambo ribaye ingume, muri iyi minsi ijambo ribaye ngene, yo Yesu we reka ujye uganire nanjye mu ijambo ryawe.